mahali potuteja kutuki. Wawateka mahali potuteja kutuki. Acha. Avance teja kutuki.
Yo. Yang kanan. Bos, yang kanan. Dan. hanyuma babifuriza umuganura mwiza ubundi tubasezere. Turaba dusigaranye akandi gatimu gatoya k'abasore bakina acrobat, nabo bari kwitegura hari nabo bari kuze kubashimisha. Abayobozi nibaduha umwanya ariko mukanya twari dutegereje umuyobozi wacu umukuru w'umudugudu none arahageze. Nagira ngo rero dutangire gahunda yacu muri make, ari abaje kare ari n'abaje nonaha mwese tubahaye ikaze. Rero Imana kubashya Imana twese twegeye hejuru. Umusaza hari imbere twateguye asenge Imana, kandi Imana yaravuze mu Itegeko kwa 2:28 ngo nimugire umwete wo kumvira iyi migisha yose izabaza, iyo mu mbuto, iyo mu mirima, imbuto zo mu nda abana tuzabyara. Yesu nashimwe. Mana turagushimye rero kugira neza kwawe, waturinze nijoro, tubyutse turi bazima, tuje hano mu buryo bwo kwishimira ko waduhaye umusaruro umwaka wose, bikaba binejeje. None ibirori byacu tubigutumiyemo nk'Imana, kuko wabonetse mu birori by'Ikana, uboneke mu birori byacu Mwami, kugira ngo ibyo kurya ibyo kunywa, ibirori biri bunezeze abantu. Ijambo ryawe rivuga ko ibirori bigirirwa gusetsa. Reka tuze kubona ibinejeje umunsi wose kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Urakoze urakarama rero kugira kubana natwe, ukadukorera ibirenze ibyo twagusaba, mu izina ryiza rya Yesu, amen. nawe yakugejeje umuhamagi. turi kumwe kandi n'umusaza tuzahunganira uri butuganirize ku by'umuganura nawe muhamagi. tukaba kandi turi kumwe n'umuyobozi wacu twari dutegereje, umukuru w'umudugudu wacu Maniragaba Emmanuel, yakwigira ijuru akanabafasha akagira avugaho gatoya kuri uyu munsi zari zizamenya neza. niba kandi muraho buri wese ahe ikiganza mugenzi we amubwire umuganura mwiza. Iki ni igikorwa cyo ku rwego rw'umudugudu, aho habayeho kuganuzanya kuganura ku rwego rw'umudugudu. Ariko mbere y'icyo nzakongeraho, reka mpemuze Leonari atubwire imvano y'umuganura n'icyo bisobanura. Njyewe ndi kubabwire ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Akoze umuyobozi ko mu mwanya wo kugira ngo musobanure umuganura icyo ari cyo. Ubundi umuganura ni uburyo buhuza abanyarwanda
kwishimira ibyo bagize umwanya kubabona igihe kiremerera. Abana rero bagiye gusoza babasezere, ariko abafite abana ni karibu baje mu bandi bakire. Iyi ni siporo nziza cyane iri mu mwana mu mikurire, ugasanga bifashije by'ubwami umubyeyi mu burere atanga. Ikindi mwandusura ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, wandikaho Niyotanga, ubundi ukabona videwo z'ibikorwa byose twagiye dukora, ndetse n'umunsi w'umuganura nawe uraza gutambuka. Hari YouTube, hari TikTok, hari Instagram, hari Facebook, aho hose mwandusura. Ubukerarugendo bwiza arangwa n'ikinyabupfura hose, ntavuka mu magambo cyangwa mu bikorwa, akorana umwete mu murimo ashinzwe, akaba intangarugero muri sosiyete abarizwamo no mu muryango. Kirazira kunyumva amateka, kirazira kurwana n'abantu, kirazira kurwana wihorera, kirazira kwiheza, kirazira kwihesha iby'abandi ku ngufu. Mugateka mwiza arangwa n'iki? Ni ikinyabupfura, kubaha Imana, kwiyubaha, kubaha abandi, urukundo, isuku, kwihangana. Niyotanga, Umunsi mwiza w'umuganura. Niyotanga. Niyotanga Karate Academy tubifurije